abantu baratubwira bati iyo baruwa ibasabira stade ntayo turabona kandi twarabwiye federation ubwo ntabwo ntekereza haracyari igihe wenda reka ne kubyita ishu bye kuba ibintu biremereye ariko federation kubitara bidukoreye ku gihe nabyo biri mu byatukonye nkokora byatumye tudahita tulansa amatike ngo abantu batangiye kwigurira. Umunyamabanga wa federation ariko ntago ari mu Rwanda murimo murakomunika nande muri Ferwafa? Umunyamabanga wa federation agira office expectinga ko ubuzima bw'ikigo bukomeza nyuma yo kuba umunyamabanga atari mu Rwanda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri tune expectinga ko umunyamabanga aho yaba ari hose yaba afite uburyo bw'ikoranabuhanga butuma akomeza akazi. Ni bisanzwe natwe dukora mu biro kandi aho umuntu yaba ari hose akomeza imirimo yakoraga ku buryo twumva ko kuba atari mu Rwanda atari ikibazo, ariko turimo turakora ibishoboka kugira ngo bikorwe vuba birangire. Warubaje ngo turimo turakommunicatinga nande ni ubunyamabanga nyine bafite email y'ubunyamabanga niyo turimo tugerageza kureba igishoboka kugira ngo bishyirwe ku murongo. Ariko iyo kuri email bidakozwe hari lobbying, hari guhamagara ubaza, hari communication ishobora gukorwa mu buryo bwinshi. Mwagerageje gutelefona ngo mubaza aho ibaruwa yaheze? Ibyo sindi disclosing sindi ubivugeho biri hagati y'ubuyobozi bwanje n'ubuyobozi bwa federation. Igihari nuko ibaruwa yacu itageze muri ministeri kandi yakabaye yaragezeyo. Icyo nicyo tukirimo gupushinga rero ngo turebe biraza gukemuka gute, ariko byo nkuko bivuga hari birimo bikorwa kugira ngo birangire bive mu nzira. Ngabo ngira ngo nubwo ubivuga gutyo uti ku ruhande rwa Rayon Sport nta kihari, ntacyo tuzi, nta baruwa twabonye, nta mpinduka tuzi kuri match, ariko ngira ngo muba mu itangazamakuru murarikurikirana by'umwihariko wowe urabishinzwe. Ku munsi w'ejo twaganiraga na Desire ngira ngo ni acting CEO wa body wa Rwanda Premier League, yatubwiraga ko hari inama iteganyijwe kuri uyu wa gatanu ikaba ari izafatirwamo umwanzuro w'uko umukino uzaba cyangwa se utazaba ku itariki 19 bashingiye kuri complaint y'umunyamuryango wa Ferwafa wa League ariwe APR wasabye ko ibirarane byakinwa nkuko bikurikirana. Gutinda kwibaruwa ibasubiza kuri stade ubwo n'igihe bifitanye isano no kuba board ya League itarafata umwanzuro niba umukino hari cyangwa udahari. Icyambere iyo umukino washyizwe muri calendrier muri fixtures biba bivuga ngo uwo mukino urahari kugera igihe hubwo hazabonekera ibaruwa ivuga ko uwo mukino wakuweho cyangwa wahinduwe. No kuvuga ngo kugera ubu iyo suspense iri mu bafana, ntabwo iri mu nyandiko, ntabwo iri mu mategeko. Federation ntabwo ariyo yandikiwe na APR isaba ko haba izo mpinduka, handikiwe Rwanda Premier League. Ariko Rwanda Premier League urabizi ko igikorana na Federation ifite mandate nibyo, ariko barakorana iracyari anda Ferwafa. Ndagasubiramo ko kantu no kuvuga ngo kugera ubu ngubu aho duhagaze ubu match ya Rayon Sport na APR yo ku itariki 19 irahari. Kugera igihe wenda hari bukorerwa izindi mpinduka hakaba indi revised fixtures cyangwa se revised calendar ku nshuro ya kabiri, kuko iyo twari dufite nayo yari revised yaba ya gatatu, yaba ari ya gatatu. Kugera igihe hari bubizo mpinduka tutifuza ko zaba twembi, ariko mu gihe zitaraba turacyakonsideringa fixtures zashize. Urugero andi ma equipe usibye iki kibazo kiri hagati yacu, kiri hagati ya APR League, Gasogi, Rayon Sport, izo zose zirimo zenguruka kuri iriya match nyine. Izindi kipe zirimo ziritegura imikino uko bisanzwe. Urwo ni rwo rwego natwe turimo twitegura umukino wacu na APR ku itariki 19 kugera igihe izo mpinduka zaza. Ferwafa rero sinzi impamvu ya considering ibaruwa ya APR igatuma itadusabira stade kandi iyo baruwa ya APR itarasubizwa yemererwa cyangwa ihakanirwa. Ndumva ibyo ngibyo Ferwafa itabikora ku buryo kubona byinshi nabisobanura aho byangora. Nubwo uvuga ko mutazi amakuru ayariyo yose kuri ibi, ariko hari inama ejo reka nyaguhe, hari inama ejo ya Rwanda Premier League Board izafata umwanzuro. Ngabo nk'umuvugizi in case umwanzuro wazo uvuga ngo umukino uvuyeho muzamenyeshwa ikindi gihe,
ku ruhande rwa Rayon Sport mu bitekerezaho iki? Ku ruhande rwa Rayon Sport ikintu reaction ya mbere twakora ni ugusaba ingingo z'amategeko zagendeweho kiye kuba gusa ngo APR yasabye kuko ibyo byabaye bishingiye kuri sentiment ndaga urugero hari iyo equipe bijya biba kenshi muri championnat y'u Rwanda mujye mubyumva ama equipe arimo yijujuta muri fixtures badupangiye gusohoka inshuro 3 ntibikwiriye mujye mubyumva kenshi cyane. Ibaze rero biramutse bibaye ko umuntu wese ufite icyo atishimiye muri fixtures ahita yandikira ligue asaba guhindurirwa, ubwo iyo ligue irumva buryo bya iyo champion buryo yazabigoye twajya duhorana revised calendar kuko buri kipe ubwo yaba yemerewe yabihawe uburenganzira bwo kujya yandika isaba impinduka igahabwa izo mpinduka bitewe nuko APR nayo ntiyaba hakurikijwe amategeko, haba hakurikijwe ibiganiro nyine ubwo ni amarangamutima emotion izo zaba zagendeweho. Icyambere twebwe twizeye ubutabera bwa ligue icyo warubanje kuvuga ngo biramutse bibaye ko twebwe iyo biramutse bibaye ko ntago turimo tuyitekerezaho kubera ko uburyo ibintu bipanze mu buryo bukurikije